si ubwa mbere wumvise bavuga ngo kanaka ni umuhanga, kanaka azi ubwenge, cyangwa se ngo kwa runaka hari umwana uzi ubwenge. Iyo wavuze ngo kanaka azi ubwenge arangwa n'iki? Nawe ushobora kuba uzi ubwenge, ariko niyo mpamvu abakunzi bacu badusabye ko twavuga ku bintu byose biranga umuntu uzi ubwenge. Nawe ushobora kuba urimo, reka tubivugeho. Nongeye kubaha ikaze kuri Byose ni Official. Jibasuhuza ndi yanatiriza wahigiye ku migabanzi banziye nkabaziringa mu nzira izo narose zikabima Imana ntizira amagambo agambanye barunduka ikiganje. Muri kumwe nawe mibayingana ubasuhuza unabaha ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 50 biranga umuntu uzi ubwenge. Icyambere, ashishoza mbere yo gufata icyemezo. Umunyabwenge ntajya yihutira gufata icyemezo, abanza gutekereza ku ngaruka, akareba inyungu n'ibihombo bishobora guterwa n'ibyo agiye gukora, ashyira mu gaciro mbere yo gukora. Icya kabiri kiranga umuntu uzi ubwenge, yumva cyane kurusha uko avuga, afata umwanya wo kumva abandi, akamenya uko ibintu bihagaze mbere yo kugira icyo avuga. Kumva neza ni intambwe ya mbere y'ubwenge. Icya gatatu, avuga bike ariko by'ingenzi, ntiyirirwa mu magambo menshi adafite umumaro. Ibyo avuga biba bifite akamaro, bikubiyemo ubwenge n'icyerekezo. Icya kane kiranga umuntu uzi ubwenge, yumva ibitekerezo by'abandi atabicira urubanza. Nubwo ashobora kutemeranya n'abandi, abaha umwanya wo kugaragaza ibitekerezo byabo kandi ntabasuzugura. Icya gatanu, amenya kwihangana no kwifata. Mu bihe bikomeye cyangwa birakaje, akomeza kwitwara neza, ntatwarwe n'uburakari cyangwa ubwoba. Icya gatandatu, ntavuga ibyo atizeye neza, ntavuga ibihuha cyangwa ibintu adafitiye gihamya. Aba afite umuco wo kuvuga ibyo azi neza. Icya karindwi, yiga ku makosa ye, ntayahisha. Iyo yakoze ikosa araryemera, akigira kuri ryo aho kugira ngo aryihakane cyangwa aritwikire abandi. Icya munani, amenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Ubwenge burangwa no kumenya ko hari igihe cyo gutanga ibitekerezo n'igihe cyo guceceka, cyane cyane iyo guceceka ari cyo gikenewe ngo umuntu agaragare nk'umugabo. Icya cyenda, ntatinya guhangana n'ibibazo, ntatinya ibibazo, ahitamo kubihagararaho, akabishakira ibisubizo aho kubyirukankaho cyangwa kubihunga. Icya cumi, akunda gusoma no kwagura ubumenyi, afata igihe cyo kwiga, gusoma ibitabo no gushakashaka. Ubwenge bwe abukomeza abunywesha ubumenyi bushya. Icya cumi na rimwe, atanga inama nziza, atagambiriye kwigaragaza. Ntajya atanga inama ngo yerekane ko azi cyane, ahitamo gutanga inama mu buryo bwicisha bugufi kandi bwubaka. Icya cumi na kabiri, ashobora kwigenga mu bitekerezo, ntiyijandika mu marangamutima y'abandi cyangwa se igitutu cy'umubare nyamwinshi. Afata imyanzuro ishingiye ku bitekerezo bye n'ubushobozi ndetse n'ubushishozi. Icya cumi na gatatu, avuga atuje kandi afite ishema. Ijwi rye ukumva ririmo confidence, ijwi rye riba rituje, ridashotorana. Ibyo avuga biba bifite icyerekezo n'icyubahiro. Icya cumi na kane, ntajya mu magambo y'amahane, ntajya mu makimbirane y'amagambo mabi cyangwa urusaku rudafite umumaro. Icya cumi na gatanu, arangwa n'icyubahiro no kubaha abandi, yubaha buri wese, yaba ari muto cyangwa mukuru. Ntajya yitwara mu buryo bwo kwiyemera cyangwa gushinyagurira abandi. Icya cumi na gatandatu, akunda gutega amatwi, abanza kumva mbere yo gusubiza, ntiyica ijambo, ntiyirukankira gusubiza atumvise neza. Icya cumi na karindwi, yubaha igihe cye n'icy'abandi, ntajya apfusha ubusa umwanya cyangwa ngo awuteshe abandi. Azi agaciro k'igihe nk'igikoresho cy'agaciro mu buzima. Icya cumi n'umunani, yirinda amagambo y'amarangamutima, ntavuga igihe afite uburakari cyangwa ubwoba, amenya guceceka no gutuza kugeza yitonze. Icya cumi n'icyenda, ategura ejo he. Umunyabwenge ahora yitegura ibishobora kuzaza, arategura, aritonda kandi ahora ateganya ibishoboka. Icya makumyabiri, yubaka umubano mwiza n'abandi, afite imibanire myiza, arangwa n'urugwiro, ubwitonzi no kubaha buri wese.
Umunyabwenge nanone arangwa nuko adaterwa isoni no gusaba imbabazi. Iyo yibeshye amenya gusaba imbabazi atisuzuguye. Azi ko gusaba imbabazi ari ubushobozi si intege nke. 22. Ashaka ibisubizo aho abandi bareba ibibazo. Ahorana umutima wo gushakira ibisubizo ibibazo aho kugira ngo yikomeze akome kubyibazaho gusa yibaza abitekerezaho ahubwo ashaka ibisubizo. 23. Ashobora kumenya itandukaniro hagati y'ukuri n'ikinyoma. Yiga ashishoza kandi amenya uko ukuri n'ibinyoma bimeze, ntiyemera ibihuha. 24. Akemura ibibazo mu mahoro. Yirinda intonganya no gukemura ibibazo mu buryo bushingiye ku ngufu. Ahitamo ubwitonzi n'ubwubahane. 25. Ntiyemera guhuzagurika. Ahorana gahunda. Aba afite icyerekezo n'intego. Ntiyirukankira ibintu byinshi bitagira umurongo. 26. Ashobora gutandukanya iby'ingenzi n'ibidafite akamaro. Azi gushyira imbere ibifite umumaro kandi ntatwarwa n'ibishagirana nka zahabu. 27. Ashyira mu gaciro. Yubaha ibintu mu rugero. Ntiyibeshya, ntiyisumbukuruza kandi ntatekereza ibintu bihabanye n'ukuri. 28. Afata umwanya wo gutekereza. Ntajya ahubuka mu myanzuro. Afata akanya ko gutekereza no guhitamo neza. 29. Ntiyirata ubumenyi bwe. Nubwo azi byinshi ahora yicisha bugufi. Ntajya yerekana ko abandi ntacyo bazi. 30. Amenya kwakira ibitekerezo bitandukanye n'ibye. Ntategekesha ibitekerezo bye gusa. Afungura umutwe kandi yemera ko n'abandi bashobora kugira ukuri. 31. Akunda guharanira amahoro. Ntajya aharanira intonganya cyangwa amahane. Ashyigikira ituze n'umutekano. 32. Amenya guhitamo inshuti nziza. Ntiyinjira mu bushuti bwose. Ahitamo inshuti zimwubaka, zimugira inama, zituje kandi zifite indangagaciro. 33. Ntiyemera ko amarangamutima amuyobora. Ntajya afata imyanzuro ashingiye ku burakari, agahinda cyangwa irari. Abanza gutekereza. 34. Amenya gucunga neza umutungo n'igihe. Afata neza umutungo we n'igihe cye nk'amabuye y'agaciro. 35. Ntashishikazwa n'ibibonekezo byose. Ahubwo ntahera ku isura y'inyuma y'ibintu. Ashishoza areba ubusobanuro, ubuziranenge n'iby'ingenzi. 37. Yumva ko kwicisha bugufi atari intege nke. Amenya ko kubaha no kwemera ubundi bushobozi atari ubushwambagara, ahubwo ari ubwenge bwo kubana n'abandi. 37. Arangwa no gutekereza kure. Abona kure. Ashyira imbere ingamba z'igihe kirekire aho kurarikira iby'ako kanya. 38. Amenya ibanga ryo kwihangana mu rugendo rwo kugera ku ntego. Afite kwihangana. Aharanira intego mu ntambwe zoroheje ariko zizewe. 39. Yirinda kwishyira hejuru. Nta gihe na kimwe yishyira hejuru y'abandi. Afata buri wese nk'umugenzi. 40. Amenya aho avuye n'aho ajya. Afite ubuzima bufite icyerekezo. Azi ibyo ashaka kugeraho ndetse n'aho yakomotse. 41. Ashobora gutanga urugero rwiza ku bandi. Imyitwarire ye ubwayo ni isomo. Abandi bamwigiraho binyuze mu bikorwa bye. 42. Aha agaciro ubuzima bwe n'ubw'abandi. Ntajya asuzugura ubuzima. Azi ko buri wese akwiye kubaho neza kandi nawe akirinda ibyamwangiriza. 43. Arangwa n'ubwitonzi. Ntajya ahubuka. Yitonda mu mvugo no mu bikorwa. 44. Yubaha amategeko n'umuco. Ntiyirengagize ibyamubanjirije. Abikoresha nk'isomo ndetse n'isoko y'ubumenyi bwo kubaka ejo hazaza he. 45. Arangwa no gukosora yitonze aho bikenewe. Iyo abonye ikitagenda neza ntabyirengagiza.
arikosora, yihangana kandi yigira ku masomo no ku makosa yakoze akabikosoza, amasomo yakuyemo bikagira icyo bimugezaho. cya 46, ntishimira amakimbirane, aharanira ubwumvikane, iyo bibaye ngombwa arabyirinda cyangwa agashaka inzira y'amahoro. cya 47, amenya ko buri muntu afite icyo yamwigisha, ntiyirengagiza abandi, azi ko buri wese afite agaciro n'icyo ashoboye gutanga. cya 48, akunda guharanira gukura mu bitekerezo no mu myitwarire, afite intego yo kwihugura no gukura mu bitekerezo, mu myitwarire no mu buzima busanzwe. cya 49, ashobora guhindura ibitekerezo igihe abonye ukuri, ntiyigira inkoramaraso, iyo abonye ibindi bifite ishingiro ahinduka adatinya. icya 50 ni nacyo cya nyuma, amenya ko ubwenge atari ukwiyemera ahubwo ari ugusobanukirwa ubuzima n'abantu. Afite ubwitonzi bwo kumenya ko ubwenge butari ukwigaragaza ahubwo ari ubushobozi bwo kubana neza, gutekereza neza no gufata imyanzuro ifite ishingiro. Mwakoze gukurikirana byose ni Official, turabakunda kandi dukomeje gushimira abatwereka ko badukundira ibiganiro by'ukuri, ibiganiro biba birimo amasomo. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu kandi ikomeze ihaze ibyifuzo byanyu. Turabakunda cyane. Bye bye, naho mu kiganiro cy'ubutaha.